live stories zigezweho. Yes, uzajya wumva amakuru n'andi ariko nanjye ndi mu bambere bazajya bakugezaho amakuru atwika hano mu mujyi. Uyu munsi rero hari habaye match ya Gasogi na Bugesera. Murabizi muri no minsi KNC aba influencers yabakozeho nibo bari kumufana ba Kibonke Clapton, babamenya ba Ndahiro Valence Papi. Uyu munsi rero kuri stade haje umusitari aza mu buryo bwe bwihariye, aza yihishe, nawe yashakaga ko abantu benshi nyine bamubona. Uwo nta wundi ni Kasuku, yazananye na Ndahiro Valence Papi, azana n'undi mujama nawe ukora kuri YouTube cyane muramuzi yitwa Ramzos, azana n'undi mukobwa nawe inshuti ye bamaze iminsi baba bari kumwe cyane we na Kasuku. Binjira muri stade ariko Kasuku we yari mu buryo bwa kimafia, yinjiye muri style ye kugira ngo abantu batamushungera cyane. Urabizi no mu style uri abantu bamubonye nago yagira amahoro kabisa. Yinjiye muri style rero. Ino video ngiye kukurikiza nako ka video wabonye kabanje aho ngaho na ka video asohoka muri stade, reka none iyi ngiye gukurikiraho wirebere uburyo yinjiye muri stade n'uburyo yasohotse mu kivunge handi haba hari abantu benshi, uburyo yari yabitsembye. Kora subscribe ugikomeza ubane nanjye.